Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Reka twemere ko hari ibintu byinshi tutazi kandi twakakwiye kumenya. Ibyo bintu tutazi nk'ukuntu tuza kuri ino si, uko tuyivamo, aho tujya, ibyo bintu byose ntabwo tubimenya. Kubera iki rero tutabimenya? Kandi twagumye kumenya, umwanzi satani nawe akaba ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo ahubwo n'abagerageza gushaka kubimenya batabimenya. Nukubera iki? Dushobora kuba tubizi, ariko hari ijambo ry'Imana ritubwira tugomba kumenya. Nk'urugero, kujya mu bwami bw'ijuru, abazajya mu bwami bw'ijuru. Turebere rero hamwe ibimenyetso 7 bikwereka ko uzajya mu bwami bw'ijuru. Ibimenyetso 7 bikwereka ko uzajya mu bwami bw'ijuru. Ikimenyetso cya mbere, ibyo bintu bikurikije, ugakomeza ukizera ukihangana. Ibyo bintu tugiye kuganira 7 byanze bikunze bikwereka ko uri mu nzira nziza zizakujyana mu bwami bw'ijuru nyuma y'ubuzima. Kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima buruta ubu ngubu tubona muri nosi. Ikimenyetso cya mbere kikwereka ko uzajya mu bwami bw'ijuru, gukurikiza amategeko y'Imana. Gukurikiza amategeko y'Imana ukayitondera, icyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko uzajya mu bwami bw'ijuru. Nubwo abantu bavuga ngo amategeko nzigendera ku mategeko, ngo ngubu turi ku buntu bw'Imana. Kristo ubwe yaravuze ngo ntabwo naje gukura amategeko, ahubwo njye naje kuyakomeza. Amategeko y'Imana rero tuvuga hano ntabwo ari hano yo kuvuga ngo ijisho ku jisho, ururimi ku rurimi, cyangwa se ugutwi ku gutwi. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugenderaho, ntabwo ari byo tuba tuvuga tuti kunda mugenzi wawe, kukiza umunsi w'Imana. Ibyo bintu ukabimenya, ukamenya umunsi w'Imana tunuyu, ukagerageza ukihangana gukurikiza nk'umunsi w'Imana, isabato. Ari byo umwanzi satani ari kurwana nabyo kugira ngo abihindure. Kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana, ugomba gukurikiza amategeko y'Imana. Ukaba umuntu ukunda Imana, ukurikira amategeko y'Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ingufu zawe zose. Ibyo tubisoma rero mu gitabo cy'Ibyahishuwe, 22:14. Aha tubisoma ko ugomba gukurikiza amategeko y'Imana kugira ngo winjire mu bwami bw'ijuru. Ibyahishuwe ntabwo ari isezerano rya kera. Aba rero bibeshya ngo amategeko ngo yararangiye, urabona ko bibeshya. Ntabwo Imana yabivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe 22:14 izi neza ko kandi turi ku buntu bw'Imana. Urumva ko harimo ibintu binyuranye, abantu batumva ibintu uko babibwiye n'uko babyigishije. Ariyo mpamvu tugenda tugerageza gushakisha uko twaha inyigisho nzima zisobanutse abantu bakava mu buyobe bakizwemo n'amadini. Ikimenyetso cya kabiri, gukorera ubwami bw'Imana kandi ukanabwigisha. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana twese twifuza kuzajyamo, ugomba kubukorera ukabwigisha. Ubukorera gute kandi ubwami bwinjiramo gute? Kugira ngo ubwo bwami utangire no gushaka kubitekereza, nuko ugomba kuvuka bwa kabiri, ukaba umuntu uvutse bwa kabiri ku mwuka na roho, ukaba uvutse bwa kabiri, kuvuga bwa kabiri, ukaba umuntu wakira agakiza, ukakira agakiza, ukavuga bwa kabiri, niko uzabona ubwami bw'Imana uzaburagwa. Tubisoma muri Ihane 3:3. Kwakira agakiza, ukavuka bwa kabiri, ukemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nibwo rero ugira ibyiringiro byo kuzagira icyicaro mu bwami bwe. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka yuko ugana mu bwami bw'Imana nyuma y'ubuzima, kugira ubwenge no kumva biturutse ku Mana. Kugira ubwenge no kumva biturutse ku Mana ari byo nita intambwe enye. Iyo ugira igitinyiro cy'Imana, Imana hari ukuntu ubona abantu bayikinisha. Ibyo hari ibintu nakoze mu mavideo abanza, wabireba ukabisoma ukabireba, ukuntu abantu bakina n'Imana bakibeshya bazi ngo Imana ni nk'umuntu. Abantu benshi bafata Imana nk'umuntu, niko ngiye mbibona. Natwe tugerageza kwihangana tukavuga tuti reka twizirike ku Mana, hari igihe biturenga. Kubera ko Imana ntabwo ushobora kuyumva, ntabwo ushobora kumva uko ikora. Kumva rero ko abantu bigereranya nayo bakayifata nka muntu, nuko wenda batasomye ngo bumve, barebe inyuma y'ubuzima, barebeshe inyuma y'amaso, barebe Imana, kuko tuba tuvuga Imana ni Imana yihe. Ikibitera rero ngiye mbona
nuko abantu bahishwe inyisho za nyazo, uko n'abantu kera bumvaga ijambo Imana gusa bagahinda umushyitsi kubera icyubahiro n'ingufu zayo, ntibayigeranye nayo ngo bayibeshyere cyangwa ibyo bitababwiye. Ibyo rero ugomba kumenya wibuka neza ko iminsi ni mibi itera amatage. Aho rero nuvuga ubwenge bw'Imana ukavuga ati ijambo ry'Imana ringera gutya, kandi ndabona iyi si iri kunjyana muri ibi bintu n'ibi bikajya nkurikiza ibyo ijambo ry'Imana riri kumbwira. Nuko nguko ugira ubwenge bw'Imana kugira ngo ubashe guhora wihana, noneho ugendere mu murongo w'Imana, uzajye mu bwami bw'Imana. Aho tubisoma muri Zaburi 111 umurongo wa 10. Ikimenyetso cya kane kitwereka yuko urimo urakora ibijyana mu bwami bw'ijuru: kwizera umwami Kristo, ukamwizera n'umutima wawe wose, ukizera Kristo ko yadupfiriye agahambwa akazuka akava mu bapfuye. Ibyo bintu byizeye kandi bikakujyamo, atari iby'umurimbo gusa, atari iby'umukanwa gusa, ibikorwa byawe bikabigaragaza, ukamwiringira. Ibyo bintu bikwereka ko ubugana mu nzira y'ijuru. Aho ngaho tubisoma mu Baroma 10 umurongo wa 9, kwizera Kristo umwami n'umukiza wawe. Ikimenyetso cya gatanu kikwereka ko ugomba kujya mu ijuru nyuma y'ubuzima. Ni ukubaho ubuzima wakosa ugahora wihana, wicuza ukihana igihe cyose, ukicuza ukihana, kubera ko Imana iravuga ngo utihana ntabwo uzajya mu bwami bw'ijuru, ahubwo uzaribuka. Nutihana ntuzatekereze mu bwami bw'ijuru, kuko ahubwo kurimbuka nibyo bizaba bitegereje umuntu utihana. Gerageza niba ukoze ikosa, niba wumva utekereje nabi, kuko burya ibitekerezo byose nibyo bivamo ibikorwa byacu. Ibikorwa byose bigaragarira inyuma biba byavuye mu bitekerezo twagize. Wibuke Kristo yaravuze ngo niyo urebye umugore wundi ukamwifuza cyangwa undi mugore wundi, uba urangije gucumura bya bitekerezo. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo niba ibintu bigutera gucumura bikate. Aya maso nimba agutera gucumura ureba, yavanemo. Amaso yavanamo utera, ntabwo ufata gutya icyuma bivanemo ijisho. Ni ukuvuga ngo tuvuge nimba ibyo bintu biguteza gucumura biri hariya, ubonye kubireba ureba hirya. Uko niko uvanamo amaso, ntabwo ufata ijisho ngo uvanemo icyuma bivanemo. Ibyo rero tubisoma muri Luka 13:3. Ikimenyetso cya gatandatu kikwereka ko uri gukora ubwami bw'ijuru kandi uzajya mu bwami bw'ijuru, nuko ufite inyota n'inzara byo kuba umukiranutsi no kumenya ijambo, guhora wize kuba umukiranutsi, gukiranuka, ugahora uvuga ati Mana ibi bintu bindinde, nshaka nkiranuke amanywa n'ijoro, ukabishakisha amanywa n'ijoro, kuko umuntu w'umukiranutsi afite umugisha kandi azahazwa. Ni ukuvuga ngo azanezezwa bihagije. Ntabwo rero umuntu ashobora kunezezwa ari muri uyu mubiri tubona. Nibyo tuba dushaka, tukavuga tuti aho dutunge tumere neza. Ntabwo byanze gutunga kamera neza, kuko n'aba Salomo baratunze kandi bari muri nosi. Ahubwo ubutunzi tugomba kurangamira ni ubutunzi bwa nyuma y'ubuzima, kuko turi umwuka uri mu mubiri, ntabwo turi umubiri uri mu mwuka. Kandi nyuma y'ubuzima niho hari ubuzima bwiza abantu benshi tutigishwa ngo tumenye, noneho tubwitegure ko tuba tuzi ubuzima bwonyine twabayemo, nta bundi tuba tuzi, tukumva ko bigomba kurangirira muri nosi. Ahubwo iyo inosi birangiye nibwo ubuzima nyabuzima buba butangiye. Ibyo rero tubisoma muri Matayo 5 umurongo wa 6. Ikimenyetso cya nyuma ari nacyo cya 7 kitwereka ko turi gukora ubwami bw'ijuru ni iki: kugira umutima usukuye, umutima ukeye, umutima utarimo amashyari, utarimo amatiku, utarimo inzika, utarimo urwango. Uwo mutima Imana itubwira idusaba. Ni ukuvuga ngo uwo mutima Imana ivuga iti uyu muntu ndamwishimiye, uyu muntu aragerageza gukora ugushaka kwanjye, nubwo ageraho akananirwa, ariko byibuze afite ku mutima we ko atagomba gutekereza mugenzi we nabi, atagomba kugira ishyari mugenzi we nabi, cyangwa se agashaka ko mugenzi we atazamuka nawe agatera imbere. Ibyo bintu byose ukabivana mu mutima wawe. Ukuntu rero bivana mu mutima wawe nta kundi ni ugukoresha ijambo ry'Imana. Ibintu bibi byose biri mu mitima yacu bibivanamo. Ibyo ni ubuhamya natanga. Nubwo wenda ushobora kuba udafite ibintu bibi mu mutima wawe
bikomeye cyangwa bisanzwe uhorana nabyo, ariko na bike birimo ufata ijambo ry'Imana urisome rirabivanamo. Ibyo rero tubisanga hehe? Tubisanga muri Zaburi 73:1, aho tuvuga ngo Imana iba nziza kandi yishimira abantu bafite imitima isukuye ikeye, imitima myiza. Niba ufite umutima mwiza, umutima ukeye, wihangana, ukihanganira ikibi kandi ukishimira icyiza mugenzi wawe agezeho, uwo mutima wawe niwo Imana ishaka. Kuko Imana ijya kurema ntabwo yakuremye umutima mubi. Iyo mitima mibi abantu benshi bayivanye muri ino si, ibintu bibi bagiye bapakiramo birabahindura. Kugira ngo ubihindure, ugende ubidahe ubivanemo, ugomba gukoresha ijambo ry'Imana rikakoza umutima wawe, ukongera ukagira umutima mwiza wawe Imana yishimira, kugira ngo izabone kwikuraga ubwami bw'ijuru. Kuko udafite umutima mwiza ntabwo uzinjira. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.